Soane by TG Wema. Twagiye, let's go. Hamari Platinum Zata Peter Translator TG Wema. Let's go. Kenya, Tanzania indirimbo yabikoze za Katari za Zimbabwe hano hose. Mu Rwanda, Nigeria hose indirimbo iri kubikora cyane. Bagiye bayita Diamond Platnumz. Ibingi bizashira. Buri kimwe cyose kigira iherezo. Umunsi uzaza ibi byose tubyibagirwe. Abo ngabo baduciye amazi bazatwubaha. Funga umutima wihanganane nanjye. Nizere ibi byose tuzabyibagirwa. Abo ngabo baduciye amazi bose bazatwubaha. Zakugurira byose, ugure telefone ndetse n'amaherena menshi. Zakuzereka impano, amashakoshi ahenze, bose ujye ubanyuraho bose wabiyemeyeho. Utwaye imodoka yawe, zamura ibirahuri bose ubanyureho. Uwaremye umunsi ni Imana kandi n'ejo izaharema. Nizera iminsi yacu myiza iri kuza kandi ntabwo iri kure. Yavuze ngo muzabyara mubabaye, muzabira iciye kugira muri cyo kujya munsi. Sheri ibibazo ntibisanzwe, ntukagire ikibazo. Ukezana ntukabinashima ibyo twemera. Mere kuraje unanyihanganishe. Imbaraga zanjye nanjye nzazikuba kabiri. Nawe rero ntukarambike kunsengera. Imana ijya iduhereza umugisha mwinshi cyane. Imana yaguhaye isura nziza, ishusho nziza, n'inyuma yeza. Nk'ubyo nkunda mwene Sanura aragukunda cyane. Ubwonko bwanjye warabutwaye, ubu ngubu nasariye mu rukundo wese. Ubu ngubu ntwaye nk'umusazi. Urabizi ko ngukunda cyane. Ndagusabye rero nyizere, unyihanganire. Ngiye bizarangira. Buri kimwe cyose kigira iherezo. Umunsi uzaza ibi byose tubyibagirwe. Ubwo baduciye amazi bazatwubaha. Funga umutima wihanganane nanjye. Nizere umunsi uzaza. Ubwo baduciye amazi bazatwubaha bose. Zakugura buri kimwe, amaherena ndetse n'amafone meza. Nzajya nkuzanira impano, amashakoshi ahenze. Wose ujye ubinyiyemeraho, utwaye imodoka yawe uri kuyivimbira. Iyo uzamura ibirahuri, oh sheri wanjye. Ibinyenyeri ndetse n'ukwezi byose ubu ngubu biri kuturasira. Byose byihanganye mu gihe izuba ryarasaga. Ujye uganira nanjye nimba nakosheje. Ntitugatongane. Urugo ntabwo rwubakwa n'intambara ndetse n'umujinya. Iyo ndebye mu maso yawe mbona ubumuntu bwawe sheri wanjye. Ibibazo ni byinshi, hari n'igenda rimwe ujye ucika intege. Kuko nyacyazi ibyuma ntitujye n'inyama. Ibintu ngomba kwishyura bari byinshi kandi ubuzima bujya buhinduka. Ejo ntahabo hashize, natwe hazaza hacu. Dukenzana binashima ujye twemera. Untere kuraje kandi unyihanganishe sheri wanjye. Hanyuma imbaraga zanjye ndazikuba kabiri. Ntukarambike kunsengera. Imana ijya iduhereza umugisha mwinshi. Ibi byose bizashira mukozi wanjye. Ibi bizashira. Buri kimwe cyose kigira iherezo. Umunsi uzaza ibi byose tubyibagirwe. Abo ngabo baduciye amazi bazatwubaha. Funga umutima wihanganane nanjye. Nizere ibi byose tuzabyibagirwa. Abo ngabo baduciye amazi bazatwubaha. Zakuzangurira amafone meza z'amaherena henze. Zakwereka impano, amashakoshi ahenze. Bose ujye ubiyemeraho. Utwaye imodoka yawe, zamura amadirishya bose ubanyureho bose. Byose bizashira nta kitagira iherezo. Ubuzima uyu munsi bushobora kuba bugoye ariko buzarangira. TG Wema ndabibabwira ndabizi neza. Imana yaguhaye isura nziza, ishusho nziza, inyuma heza. Nkaho nkunda mwene Sanura aragukunda cyane. TG Wema kandi subscribe kuri channel. Thank you.